Haleluya. Turizere ko noneho byabitunganye. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguha uyu mwanya, reka ubane natwe. Data, umwanya tugiye kumara imbere yawe, inyigisho tugiye kuganira, amasengesho tugiye gusenga, buri umwe wese umwumve kandi umusubize, ndetse umuhe umugisha kubw'ikiganza cyawe no kubw'imbaraga zawe no kubw'ubushobozi bwawe. Ugire neza abana bawe bari imbere yawe muri kano kanya, kugira ngo Data twese duhabwe umugisha mu kubaho kwawe, mu mbabazi zawe no mu rukundo rwawe. Data, buri umwe wese umwimura, umuvane ku butaka bwumagaye, umuvane munsi y'ikirere cy'umuvumo, utujyane ku butaka bw'umugisha, utujyane mwami aho dushobora kubona ubwiza bwawe no kugirirwa neza no gukomera ndetse n'ubwiza bwawe. Urakoze Mana kuko mva gusenga kandi kuko uri kumwe natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abaha umugisha abo turi kumwe kuri uyu mugoroba. Reka twese hamwe dusome Bibiliya, muri Bibiliya zacu mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 47. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Iravuga ngo Yozefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yozefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turi abashumba, twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yozefu ati, so na bene so baje iwawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo utuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni. Kandi niba uzi muri bo barukunyu, ubagire abatahira b'inka zanjye. Yozefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukure bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukure bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha maze amuva imbere. Yozefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa aharuta ahandi ubwiza, mu gihugu cy'i Ramasesi, uko Farawo yategetse. Yozefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se
bose igerero uko abana babo bangana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyi minsi 7 dutangiye ni misi yo kwimuka. Ni igihe turimo dusenga kugira ngo Imana ituvana ahantu hamwe itujyana ahandi. Turimo turinginga Imana kandi turimo turatakira Imana kugira ngo ituvane ahantu hatari umugisha itujyana ahantu hari umugisha. Ituvana ahantu hatagwa imvura y'umugisha mu buryo bw'umwuka, Imana itujyana ahantu hagwa imvura. Abo twari turi kumwe kare ku mbuga z'abakunda Imana, nabwiye ngo abantu bazi iby'ubuhinzi, ubutaka bwose ntabwo bugira umugisha ungana. Ntabwo ibirere byose bigusha imvura kimwe. Muri iyi si hari ahantu hari ubutaka bw'ubutayu abantu bahingamo ntibimere, ariko hari n'ahandi hari ubutaka bwiza burumbuka uhingamo imyaka ikamera. Hari ahantu wororera inka zikororoka zikagwira, hari n'ahandi uzishyira zigashira kuko zitabona amazi, zitabona ibyo kurya. Hari ahantu utura ibintu bikagenda neza, hari n'ahandi utura bikagenda nabi. Hari aho ucururiza ukunguka, hari n'aho ucururiza ugahomba. Hari aho uba ukabona inshuti, hari n'aho uba ukagwiza abansi. Hari aho uba ukabona abagushyigikira n'abagukunda, hari n'ahandi ujya abakurwanya bakaba benshi. Rero muri iyi si ahantu hose ntago hamera kimwe. Hari n'ahantu haba ari heza uyu munsi, ejo hakaba habi. Hari n'ashobora kuba ari habi uyu munsi, ejo hakaba heza. Turi mu isi ifite ibihe bihindagurika. Ushobora kuba waratuye ahantu hishimiye kandi uhanezererewe, ndetse igihe wari uhari ibintu byose bigenda neza, ariko iminsi yaza hagahinduka hakaba habi. Ushobora kuba waratangiye gukorera ahantu uri umucuruzi, ibintu bimeze neza, ufite abakiriya, wunguka, urangura, ariko igihe kikagera ibyo urangura bigatangira kukuboreraho, ibindi bikagusaziraho. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko zishingiye ku mpamvu imwe ivuga ngo muri iyi si ibintu byose birahinduka. Ntabwo ibintu biguma uko byari biri. Rero iyo ibintu bihindutse, hari igihe bikeneye yuko nawe uhinduka, hari igihe bikeneye yuko nawe uhindura, hari igihe bikeneye kuva ahantu hamwe ukajya ahandi. Abantu bakora ubworozi barabizi ko hari igihe kigera hakaba hari ibice badashobora kuragiramo. Kera abantu bakoraga ubworozi babaga ari abantu bagendanaga n'ibihe. Bashakaga ahantu hameze neza, hari ubwatsi, hari ubutaka bwiza, hari ikirere cyiza, hari imvura nziza. Icyo gihe cyahinduka bakimuka bakahava bakajya ahandi hazima hafite umumaro ku buzima bwabo. Haleluya. Niko bigenda. Rero aya masengesho umwuka w'Imana duha revelation yo kuyategura, yatwerekaga uburyo ki abantu hari ahantu batinze, hari ahantu bicaye, hari ahantu bafashe banze kuva, ariko nyamara igihe cyabo cyo kuhaba n'igihe cyabo cyo kuhabonera umugisha cyararangiye. Kubera ko ubuzima tubamo burahindagurika. Uyu munsi twabonye umugabo witwa Yakobo. Yakobo ni umwana wavutse avukiye mu rugo rw'abakire. Yesu ashimwe. Yavukiye mu rugo rw'abakire, avukira mu rugo rurimo ibintu, avukira mu rugo rurimo amafaranga. Ise Isaka
yari umukire uhambaye. Igihe yabibaga i Gerari yasaruye ibikubye inshuro 100 ibyo igihugu cyose cyejeje, kugeza igihe i Gerari n'umwami waho n'abantu baho bagize ishyari, baravuga ngo tuvemo kuko uraturuta. Abavamo aragenda ajya gufukura amariba ya se, ariko inkuru zibageraho basanga nubwo bamwirukanye yarushijeho gukira no gutera imbere, yageze ku rundi rwego batigeze batekereza ko yageraho. Umwami n'ibikomangoma barahaguruka barirukanka basanga Isaka, bamubwira ngo turakwinginze. Arabaza ngo murashaka iki? Bamubwira ngo twamenye ikintu kimwe, uraturuta, Imana aguhaye umugisha, rero korana natwe isezerano, dusezeranye twemerere yuko utazatugirira nabi kuko umugisha ufite uri hejuru yacu. Bakorana indahiro, bari bamutinye kubera ubukire. Urwo ni rwo rugo Yakobo yavukiye. Ariko Yakobo amaze kuvuka asanga ibintu biruzuye, aba umunyagikundiro kuri mama we, aba umwana wo mu mahema, aba umwana ufite abakozi benshi, aba umwana yavutse abona mu rugo rwa Sara abagaragu. Ibintu byose bikorwa kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma n'abakozi. Yarazi ko ariko bizahora, ariko ubuzima tubayemo ibintu birahinduka. Ushobora kuvuka iwanyu ari abakire, ariko ntibisobanuye ngo uzakura uri umukire. Ushobora kuvuka iwanyu bafite amafaranga, ariko ntibisobanuye ngo ubuzima uzabaho bwose buzaba ari ubw'amafaranga. Ntabwo ari cyo gisobanuro, oya. Ushobora kuvuka ufite ababyeyi, ufite papa, ufite mama, ari abayobozi bakomeye, mufite ijambo, mufite igitinyiro, ariko ibyo muri iyi si ntabwo biguha garanti yuko ariko ubuzima uzamara kuri isi ariko buzaba bumeze. Iyi si irahindagurika. Yakobo yarabyutse igitondo kimwe, nyina amubwira ngo genda usamugisha so, aragenda, Isa amuhesha umugisha. Isa amaze kumuhesha umugisha ntiyarazi uko akereta inzu urwango, ntiyarazi ko akinguye irembo rigiye kumusora muri comfortable zone rikamwerekeza mu muruho. Mukuru we yagarutse ku mugoroba afite inkota n'umuheto, ati Yakobo ndakwica nubwo twasangiye ibere. Wa wundi waje kumubwira ati umuvumo uze kunjyaho, aragaruka amubwira ati none ahangaha iruka nkujye kwa musaza wanjye Labani ubone ubuhungiro, kuko mukuru wawe araza kukwica yabirahiriye. Uko niko Yakobo yasohotse mu rugo rurimo amafaranga, rurimo abakozi, urugo rurimo papa wiwe, urugo rurimo mama wiwe, urugo rurimo buri kintu icyo ari cyo cyose, urugo rurimo igikundiro n'icyubahiro, urugo atigeze agira ikintu na kimwe akena cyangwa abura. Yarusohotsemo arirukanka, biravuga ngo bumwiriraho ageze ku musozi. Ikintu yashoboye gusohokana muri urwo rugo ni kimwe gusa, yasohokanye amavuta ya elayo, nta kindi. Agera ku musozi araharara, ntiyarafite n'ibyo yorosa, ntiyarafite n'ibyo yifubika, biravuga ngo yisegura ibuye. Ariko muri iryo joro Imana amanukira ahamusanga, bamubwira ngo nunkorera ukanyubaha ukagendana nanjye, nzakugara muri iki gihugu hanyuma nkiguhe. Ageze kwa nyirarume yarazi ko agiye gukomeza kuba ubuzima nk'ubwabagaho iwabo, yarazi ko agiye gukomeza kuba umwami, yarazi ko agiye gukomeza kuba igikomangoma, yarazi ko agiye gukomeza guteta, kuko yarageze kwa nyirarume. Ariko abanyarwanda baciye umugani ngo nyokora makuru makubona. Sinzi nimba ari ukuri, ariko nkurikije byabaye kwa Yakobo ubanza bari barasomye Bibiliya. Yesu ashimwe. Niki cyabaye? Nyuma yamubwiye turakaza neza, narabuze abashumba bose nashyiraga mu ihene banyibaga, abo nashyiraga mu ntama bose bazigaga, none ngize Imana mbonye umushumba. Mu gitondo aramusora amwereka umukumbi w'ihene n'umukumbi w'intama, aramubwira ngo akazi kawe ni akangaka, igihe cyose uzamara mu rugo rwanjye ugomba kubyuka ujya kuragira. Umwana yibaza uburyo cyagiye gufata inkoni bwa mbere mu buzima, akirwerukanka ku gasozi biramuyobera, yibaza gusubira iwabo asanga ari bupfe. Arebye ubucakara, arebye no gupfa, ahitamo ko umucakara ho kugira ngo bamwice. Yemera ko umushumba w'ihene za Labani, ajya mu gasozi arwana n'ihene, amara imyaka 20 aragira, nta kandi kazi akora.
igihe cyo kurongora cyageze adafite amafaranga yo guka umukobwa kuko yakoraga nta bihembo. Abwiye uwo yakundiye umukobwa ati tsoke, uri umutindi, uri umukene, ariko hari icyo nakubonyemo, uzi kuragira neza, nta kibazo rwose, ndagirira imyaka 7 ndaza kuguha umukobwa. Ni wa mwana wavutse wabari abakire, ni wa mwana wavutse ise abami baza kumusaba imbabazi kugira ngo bakunde babeho neza. Yisanze agomba kuragira imyaka 7 kugira ngo abone umugeni. Kandi nabwira ngiye ntibamumuha, bamuha uwo atakunze, abo burije kongera kuragira indi myaka 7 n'ubundi iba 14. 14 irangiye avuga turo nabaye umugabo, nabonye abana, basi mpuduhembo kugira ngo basi umwana wanjye nawe nakura nawe nzamuha agahene, nawe nzamuha agatama. Ambwira ati icara uragire. Aragira imyaka 6 yose, buri mwaka bamuriganya. Witanije yose yari imyaka 20. Imyaka 20 ishize, imyaka 20 ishize, Yakobo arahindukira arataka, areba mu ijoro arararama, yibuka Imana yaremye ijuru n'isi, avuga ngo Uwiteka Mana ya data Isaka na sogokuru Aburahamu, ndakwinginze uyu munsi undengere usore mu rugo kwa Labani, kuko imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye ntago byahamvana, ariko kubw'icyubahiro cyawe no kubwo gukomera kwawe no kubwo bushobozi bwawe, ndakwinginze Uwiteka mvana muri ubuzima, kuko imyaka 20 yarangiye, nashakiye ahambyarira ahangaha, ikigaragara nuko nzahapfira, nutarambura ukuboko ngo unyimure ndapfira kwa Labani. Haleluya. Imana yohereza marayika iryo joro, araza aramugenderera, amwereka strategy, amuha imbaraga. Imana niyo yamusoye kwa Labani, yasohotse kubw'amasengesho, ariruka arahunga, acika nyirarume. Nyirarume abyutse mu gitondo asanga Yakobo yagiye n'abana n'abagore, agira umujinya, akoranya ingabo, afata imiheto, akurikira Yakobo. Yakobo ahindukiye abona igitera inyuma, arahindukira areba Imana, azamuka umusozi, arara ijoro ryose asenga, aravuga ngo Mana ntabara unkize, kuko data bukwe ari we marume araza kunyica. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, yaravuye kwa Labani, ariko ntiyarafite yajya, kuko isi yari yarapfuye na nyina yari yarapfuye. Ubutunzi bwose Isaka yarafite n'umugore wiwe bwasiga amaboko ya Esawu. Esawu nde umwanzi wa Yakobo, wahigaga Yakobo ngo amwice. Byose yarabisiganye kuvuga ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Yakobo nubwo yaravuye kwa nyirarume, ntiyarafite ahataha, ntiyarafite aho yerekeza. Byari bikomeye mu buzima bwiwe. Igihe babwiraga Esawu ngo Yakobo araje, Esawu yatoranije abagabo 400 bafite inkota n'imiheto, baza gusanganira Yakobo, bari biteguye kumwica. Ariko Yakobo iryo joro arara ku musozi, atabaza Imana, ahamagara Imana. Marayika aramanuka, araza aramusanga, amuhindurira izina, amwita Isirayeli. Nicyo gitondo yahuye na sebukwe asanga umugabo yahindutse, yabaye Isirayeli, bimunanira kumwica, bimunanira kumugirira nabi. Arangije aramusezera yisubirirayo. Yakobo aramubwira ngo ndabizi neza yataba Uwiteka Imana ya data yamanutse iri joro ngo yohereze marayika akubuze kunyira nabi, wari kubunyishe. Ariko naraye ku musozi nsenga, Imana yohereza marayika, niyo mpamvu utagize icyo ntwara. Haleluya. Yakobo yarabizi neza ko Labani atamuretse kubw'impuhwe, yarabizi neza ko ari isengesho yakoze. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, amasengesho yacu abuza abanzi bacu kutugirira nabi. Amasengesho yacu ajya amanura marayika, akamanuka kuri abandi bari baraye bategura kukuroga, akababuza ibirozi byabo ntibigufate. Amasengesho yacu ajya amanuka akabuza abaturusha imbaraga kutugirira nabi. Imigambi yabo n'ibikorwa byabo ntibishyirwe mu bikorwa. Iyo twaraye imbere y'Imana, iyo twagiye imbere y'Imana, iyo twirije, iyo twasenze, iyo twahamagaye Imana. Haleluya. Aya masengesho y'iminsi 7 abuza abanzi bawe bose kukugirira nabi, abuza abaguhigaga kukugira nabi, abuza abagutukaga n'abagutotezaga, ntabemerere kukugirira nabi. Imana yohereze marayika mu nguni zose z'iyi si.
Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mbabwire, abifuza kutugira nabi ni benshi, ariko Imana dusenga, iyo twagiye imbere yayo yohereza marayika akabuza kutugirira nabi. Iyi minsi 7 Imana yohereze marayika abuza abansi bawe kukugirira nabi. Haleluya. Siko bizaba kuba mutegereje, nta n'umwe uzakorwa n'isoni kiretse ava mu isezerano nta mpamvu. Yakobo ahura na Esawu. Esawu abonye Yakobo asanga yendutse Isirayeli, yarazanye inkota n'amacumu gusanganira Yakobo ngo amwicire ko yamuriganije umugisha. Ahura n'umugabo witwa Isirayeli wararanye n'Imana ku musozi, arambika inkota n'imihoro hasi, aramuhobera amubwira ngo muvandimwe wanjye nari ngukumbuye, none ngwino tujyane ngiye kukwereka ubutunzi iso yasize. Ariko Yakobo ashyira ubwenge ku gihe, aravuga ngo aya ni amavuta ndiho yo ku musozi narayo, namara kumvaho haraza kunca umutwe. Reka nkubwire, uzajya umenya umuryango wejejwemo na feva, umenye ko iyo feva nuyitakaza ibintu bishobora guhinduka mu bundi buryo. Yesu ashimwe. Yakobo ni umuntu w'umugabo. Hari abantu benshi wararize, urasenga, winginga Imana, urara amajoro ngo Imana iguhe urugo. Imana irarugo, umaze kurugeramo wibagirwa ko amasengesho n'imbaraga zo kwiriza no gushaka Imana nibyo byarukwinjijemo, hanyuma urangije ugereka akaguru ku kandi. Niki kizaba? Uzatsangira kuraswa imyambi. Wariyirije urara amajoro ataka, uhamagara Imana kugira ngo ubone akazi, Imana irakago, umaze kukageramo uheruka kwiriza utarakabona. Uyu munsi wa none uri bize, akazi ni kenshi rwose, raporo ni nyinshi, ntiwabona uko wiyiriza. Ibyo ukora muri ako kazi uzajya ubigeza mu rugo Imana ibitumuza umuyaga. Uzakamaramo imyaka 5 ugasohoke mushaka ikintu kakumariwe ikiburi, usange n'imiruho gusa wabayemo. Kubera iki? Iyo amavuta yamanutse ku buzima bwawe, iyo ubwiza bw'Imana bwamanutse ku buzima bwawe, iyo presence y'Imana yamanutse ku buzima bwawe, umuryango ikinguye, guma muri iyo presence y'Imana, guma muri ubwo bwiza bw'Imana, n'ubutakaza urahura n'ikibazo. Yakobo abwira mukuru ati twumvikane, urakoze ku mutima ati reka nkuve imbere amavuta akindiho kuko namva urahindura ibitekerezo nca umutwe. Ambwira ati it's okay, genda imbere ndaza kugusanga, mfite abana bato n'amatungo yabyaye, wowe genda untegurire mu rugo ndaza. Esawu aragenda ajya gutegereza Yakobo. Yakobo ahita abwira umugore we, abagore biwe n'abana biwe batumva, mukati inzira twirukanke atazamenya naho twaciye. Wino wa mwana wavutse wabari aba boss yarirutse ajya he? Ajya mu kindi gihugu, agiye gutangira ubuzima bundi bushya. Akiriyo umusore, umwana w'umutware wo muri icyo gihugu, areba agakobwa ka Yakobo kitwa Dina, arakarabona ni keza, utubera uko dushinze, munda zero, areba amataye, areba ya mapistole, areba avuga tumva uyu nguyu ngo mbe mushake. Agiye kumurambagiza umukobwa ati reka da, twebwe ntidusinyiranwa n'abanyamahanga. Umusore arangije aragenda aramuterura, aramwirukankana mu nzu, mufashe ku ngufu aramuviyoye. Kana kagakobwa gataha karira, papa bamfashe ku ngufu. Ni bande? N'umwana w'umutwaro muri iki gihugu. Basaze barabimenya, barababara bagira umushinya. Ariko uwo munsi
wa mwana w'umutware araza, n'abayobozi n'abandi bagabo muri uwo mudugudu baraza, turabaha igihugu, turabaha ubutaka, turabaha buri kintu cyose, turabaha amafaranga menshi, uyu mwana wanyu ni mwiza, namukunze, mumushyingire, icyo mushaka cyose ndakiba. Bene Yakobo ati mwamaze kutwononera umwana, mwamaze kutwononera mushiki wacu, none ngo murashaka ngo tumubashyingire. Ati it's okay, twebwe turisiramuza, abagabo bacu bose barakebye, ntabwo twabashyingira umukobwa wacu mudakebwe. Rero mwese abagabo bose bo muri uyu mudugudu, mwese musiramurirwe umunsi umwe, hanyuma numara gusiramura muramubaye nkatwe, icyo gihe tuzabashyingira. Rero uwari wakunze Dina yari umwana w'umutware, kugira ngo abone umukobwa yahise atanga itegeko, abagabo mwese mwisiramuze. Abagabo bose barisiramuza kuva kwa mbere kugeza ku wa nyuma. Abahungu ba Yakobo nabo aho bari bakajije inkota n'imihoro, bahengera abagabo bose barangije kwisiramuza, barangije bafata inkota babinjiramo. Mwabigoye mwe muradufatira umukobwa ku ngufu mwangiza ngo tumubashyingire. Barabica uhereye kwa mbere kugeza ku wa nyuma. Kubera iki? Bari barwaye ibikomere badashobora kubarwanya. Abagabo bose barimo baragenda ngo barabishe barabarangiza. Yakobo sina habari, ntazi ibyo ari byo. Yarazi ngo amaze gufatisha ubuzima, yarazi ngo abonye hatura, yarazi ngo afite igihugu. Abahungu bagaruka bamubwira ngo tuvuye guhorera mushiki wacu. Yakobo ati ibi mukoze ni ibiki? Turabanyamahanga, turabashyitsi mu gihugu cy'abandi, mwishe abagabo b'abandi, aho bukera baratwica batumareho. Iryo joro arahaguruka apakira utwiwe twose, ararahunga ijoro ryose. Uyu ni wa mwana wande wa Isaka, wandi wavutse wabari abakire bahanganye n'ibwami mu bukire. Murabona ubuzima bw'isi ukuntu bumeze, ntibugira foromire, ntibugira foromire. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, shaka Imana, abana bahe assurance mu Mana, kuko nta kindi kintu kimwe watunga wagira cyaha abana bawe assurance muri iyi si. Isaka ntiyarazi ko umwana ashobora kwangara muri ubu buzima. Yakobo ariruka arahunga agiye kure, ahageze arorora, aratuza, aratekana ati basi reka nshakisha ubuzima. Ariko akiri aho ngaho, igitondo kimwe agiye ko nabona abana be baragarutse. Papa, uyu mwenda areba umenye ko atari umuhungu wawe, ubanza inyamaswa z'inkazi zana muri. Arebye asanga n'umwenda wa Yosefu. Uwo Yosefu aramaze kugurishwa muri Egiputa na bene se. Umusaza yicwa n'agahinda, azi ngo umwana we inyamaswa yaramuriye. Amaze kumera nk'aho abyibagirwa, gato atangiye kwiyakira, biravuga ngo inzara itera mu gihugu, ibyo kurya birabura, ibyo kugabura amatungo birabura, inzara irazamuka. Yakobo aricara, abura icyarya, abura icyanywa, abana n'abuzukuru, inzara itangira kwamwicira imbere. Arangije yumva amakuru ngo mu gihugu cya Egiputa hari ibyo kurya. Hamagara abahungu biwe, abwira ati ndabinginze nimufate ifeza, mufate amafaranga, manuke muri Egiputa, mujye gushakayo ibyo kurya byaturamira mu gihe nk'iki ngiki. Baramanuka barirukanka, bagiye muri Egiputa, bagiye guhaha. Bageze muri Egiputa, wari ushinzwe ibyo kurya ni Yosefu. Buri munyamahanga wese wazaga yagombaga guca imbere yiwe. Ahageze babonye arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Arangije abatega umutego, afata ibyo bahashye, afata igikombe Farawo anyweramo, bagishyira mu ngano baguze. Arangije abareka baragenda. Bageze imbere yohereza abasirikare, mugende mufate bariya, mufungure ibyo bafite, mubasake. Baragenda barabafata,
bafunguye mu mifuka basanga harimo igikombe cy'ibwami. ababwira ati mwebwe mw'abanyamahanga mwatubeshye ngo muje kugura ibyo kurya, none mwibye, mugaruka ngaha mugiye guhura n'umutware. Bagaruka kwa Yosefu. Yosefu yari yabamenye ko ari bene se, ariko ntibari bigeze bamumenya. Yosefu ababwira mwabajura mwe, mwebwe muza kwiba mubeshye ngo muje kugura, ibi mwabyibye gute? Ati rwose ntabyo twibye. Muri bande, muturuka hehe? Wasanga muri n'abatasi. Gute mwibye igikombe cya Farawo? Muri abatasi mwaje gutata igihugu cyacu? Ati oya rwose pe, twavukaga turi abana 12, umutoyi wacu wa 11 yarapfuye, inyamaswa zaramuriye, arabizi neza ko aribo bamugurishije. Inyamaswa zaramuriye, none mu rugo hasigaye uwundi umwe muhererezi witwa Benyamini. Ati twebwe turi 10, ati hasigaye na data, rwose turi aborozi, nta kindi, ntawe twigeze rwose, ntabwo twigeze dukora igihugu cyose. Mufite muri umunani witwa Benyamini? Okay, sawa. Ndasigarana umwe muri mwebwe, hanyuma mugende muzane uwo murumuna wanyu. Mwibuke uyu murumuna wabo yabasabaga. Benyamini niwe basangiye nyina, abandi bari basangiye ise, ariko Benyamini niwe wasangiraga na Yosefu nyina, nibo bavukaga kuri Rasheli bombi ko ari babiri. Rero yarakumbuye karumuna ke basangiye ibere, ko nta nubwo kari mu bamugambaniye. Ashaka kuvuga ko ikazaza kumusura no kumusuhuza, avuga ati toke, reka nsigarane umwe muri mwebwe mufunge, hanyuma mwebwe mugende, nimuzana murumuna wanyu nzamenya ko ibyo mubwiye ari ukuri, hanyuma noneho nawe nzamurekura mugende. Arangije afata amafaranga yabo yose yasubiza mu byo bahashye, arangije arabarekura baragenda. Ariko agira abasigarana ati mugende muzane uwo murumuna wanyu. Bahageze babwira se, mugenzi wacu yafunzwe kandi uriya mugabo yadutumye murumuna wacu. Ati ntibishoboka, Yosefu wanjye yarapfuye, Benyamini niko nsigaranye, none ngo mugenze gute ngo mukajyaneyo? Ntago bishoboka, sindi bumurekure, ntawe muri bumujyane, nimuguma ahangaha twicwe n'inzara, nta kundi. None se mukuru wacu ufunze hari, nimumureka gumeho, nta kundi, mwebwe muvukana muri benshi, ariko kandi ko nsigaranye ari konyine, ko kuri Rasheli niko kanyibutse umugore wanjye nakunze nakora imyaka 14, so kubw'izo mpamvu ntawe mbaha, nimuguma aho ngaho. Ati tsoke, baricara. Buriya reka nkubwire, nubona umuntu arimo kuvuga hazi, ujye umureka avuge, nasonza uzagaruka umusubirishemo y'amagambo yavugaga hazi, nibwo uzamenya kuko yavaga ku mutima. Yakobo yarimo avuga ibi ngibi, arimo arya umutsima w'ingano zivuye muri Egiputa, igifu kimeze neza. Inzara ishaka izatwice, nta Benyamini nabaha, mumbabarire, muguma ahangaha. Data waturetse tukajyana murumuna wacu bakaduha ingano tukaza tukajya, ntawe mbaha, mugume ahangaha, inzara izatwice. Ibyo bahashye barabiga birashira. Bimaze gushira, arihangana umunsi wa mbere aryumaho, araceceka. Umunsi wa kabiri atangira gutura imibi yo mu gifu cyasutse aside kubera inzara. Arangije ahamagara abana, inzara ikomeze itwice, ntago mwajya guha muri Egiputa? Data, uriya mugabo aratubwira ngo nitutajyana Benyamini ntituzongere kumucikera, duha umwana tugende cyangwa se twicwe n'inzara. Reka inzara itwice, nta mwana wanjye naba. Umunsi wa gatatu uragera, inzara imera nabi mu gifu, arahamagara tumva, nimuze mbabwire. Aga ngo iki? Papa, igikenewe ni kimwe, duha umwana tugende, nimubaha agapfira muzira cyangwa bakamwica, cyangwa uko byagenze kuri murumuna we. Gukira kwacu nuko tubona Benyamini, tutamubonye reka twice, ntitwasubirayo. Ati oya, ntawe mbaha. Umunsi wa kane, umunsi wa gatanu ugeze, asigaye ahumeka insigane kubera inzara. Abwira tumva, ndamubahaye, nimumujyane ariko muzamugarure.
inzara iragatsindwa n'Uwiteka. Abakunda Imana, loves of God, Imana ibarinda inzara. Inzara ivuguruza umubyeyi akemera kurekura umwana we yari yarahiye ko atazigera amurekura, aramutanga, ni mu mujyana, bajyana Benyamini. Ariko kugeza ahangaha igitekerezo cya Yakobo kwari uko bajya guhaha ahari ibyo kurya bakabimuzanira hari inzara. Urashobora kuba utanyumvisije. Yakobo ahantu atuye hari inzara, ahantu atuye nta byo kurya bihari, igihugu atuye inzara yarakiyogoshe. Murimo kumva iyi kode iri aha? Ahantu hari nta byo kurya ashobora kuhabona, ahantu atuye ibintu byarahindutse. Yahatuye bimeze neza, yahatuye hari amafaranga, yahatuye hari ibyo kurya, yahatuye hari amatungo, yahatuye ibintu bimeze neza. Ariko byarahindutse, hari inzara uyu munsi wa none. Nta byo kurya bihari, nta byo kunywa bihari, nta kintu na kimwe gihari cyo kumufasha. Ariko muri we, nubwo azi ko hari ikindi gihugu kirimo ibyo kurya, ariko kuva aho ari ngo amanuke muri Egiputa hari ibyo kurya ntabwo abishoboye. Ahubwo ibitekerezo byiwe biramubwira ngo nibagende bazana ibyo kurya muri Egiputa babikuzanira hano i Kanani. Ikibazo gihari ni iki? Baragenda bakabizana bakabirya iminsi 2 bigashira, ku munsi wa gatatu bakongera bagasonza. Mwabonye ikibazo dufite mu buryo bw'umwuka? Dufite ibibazo mu buryo bw'umwuka bimeze nk'ibya Yakobo. Dufite spirit itatwemerera kuva aho turi, ahubwo ishaka ngo tugende muri Egiputa tuzane ingano tuze tuzirire hano n'ubundi handi muri bwa bukene, muri cya gihugu kirimo inzara, muri ya Kanani irimo inzara, hahandi hashonje. Stili tubariho tugemurirwa ibyo kurya tubirire hano, nyamara biraza tukabiga umunsi umwe, tukabiga iminsi 2, hanyuma bigashira. Umunsi wa gatatu twongera tugasonza, hanyuma twongera tukohereza abahungu bacu, nimwongere mujye kudushakira ibyo kurya. Ahangano hatangira kuva amakondisiyo, nudakora gutya biragenda gutya. Yesu ashimwe. Yakobo muri we nigeze agira igitekerezo n'umunsi warimo, ese ku i Kanani dushonje, ko nta byo kurya bihari, kandi ko mfite amakuru, ko mfite information izuko muri Egiputa hari ibyo kurya, ntawahaguruka nkajyana n'umuryango wanjye tukava i Kanani hari inzara tukajya muri Egiputa hari ibyo kurya? Ntabwo yigeze abitekereza, ntibyigeze bamuri we. Uko niko usanga twisirika ahantu humagaye. Abanyarwanda nabo baca umugani bavuga ngo, bajya baca umugani bavuga ngo umuntu cyangwa se ikintu ngo cyumiye ku ruhu nk'ururondwe inkara ariwe kera. None ururondwe ukajya, aborozi barabizi, twa dusimba tujya ku nka tugashinga no tukanuza amaraso y'inka. Rero iyo inka bayibaze bagakuraho uruhu, ururondwe ruguma rufashe kuri rwa ruhu, rutazi ko inka bayiriye kera, kugeza igihe uruhu ruzumira
n'urundwe narwo rukazajya rukuma kuko ntirugifite icyo runywa kuko inkari ari iwe. So hari igihe rero usanga natwe twicaye ahantu ariko inkari ari iwe kera. Wicaye mu kazi ariko blessing yawe, umugisha wawe wo muri ako kazi wararangiye. Wicaye muri business ariko umugisha wo muri iyo business warangiye kera. Wicaye mu gihugu runaka ariko umugisha wo muri icyo gihugu wararangiye. Wicaye mu mujyi runaka ariko umugisha wawe w'aho hantu wararangiye. Wicaye muri quartier runaka ariko umugisha w'aho hantu wararangiye. Hari igihe ahantu uri ibintu bihinduka, inzara ikahinjira, wagakomeza udashaka kurekura aho hantu, wagakomeza wumva yuko washakisha. Hari abantu bajya muri business agahomba, agakomeza aguza amafaranga yo kongera muri business. Wahombye nta bakiriya ukibona ariko agakomeza uza, Alfred wangurije miliyoni 2 aho ngaho, nkajya kwirangurira ko nzazigusubiza nyuma y'iminsi 5, kuko akuze kuri umunyamafaranga akaziguha. Ukagenda ukarangura utuntu ukaza ugashyiramo, ugacuruza ukavanamo nk'ibihumbi 200 kandi waguje miliyoni 2. Ugahita uva kwa Alphonse ugahita ujya kwa Alphonsine. Alphonse wangurije miliyoni 5 aho ngaho, mu minsi 3 ko nzayagwa nkungukiye ibihumbi 500, kuko azi kugenda mu kimodoka cyiza agahita yaguhereza nayo ugashyiramo, ugacuruza ukavanamo miliyoni 1. Ugacuruza ukavanamo miliyoni 1. Ejo ukongera ukajya kundi runaka, noneho ukazashiduka umaze gufata amadeni ya miliyoni 50 kandi washyize muri business yahombye kera. Business igakomeza yatwika, ariko aho guhindura ngo usohoke, aho kuva muri ibyo ngibyo, aho kuva aho hantu wagakomeza ushaka ikigufashiriza ubwoba bwo gusohoka mu kintu cyamaze kwangirika. Ukazajya ucuruzamo ka essence gusa ko gutaka umugoroba n'umukati w'abana wo mu gitondo, ariko utakimuvinga, ibintu byaramaze kwangirika kera. Abo ni ba Yakobo bohereza abana babo, genda umpahire muri Egiputa. Bakabiga bigashira kugeza ku rwego rwo bemera kurekura abana babo ngo bajye kuzana ibyo kurya, ariko n'ubundi barabimuzanira still wongere babige bishire. Yesu ashimwe. Ukaba mu kazi baguhemba buri kwezi, ariko buri kwezi amafaranga y'umushahara arangira ku itariki 5. Iminsi isigaye aba ariyo gufata akaro k'umuceri kuri butike kwa Andereya. Buri mugoroba ukwezi kwashira baguhemba, no ugahita 100 ugahita ugenda kuverisa kwa Andereya kuri butike. Nta mugisha ukirimo, ibintu byaranze, ibintu byarahindutse. Iyi si turimo ibintu birahinduka. Ibintu bishobora kuba bimeze neza uyu munsi, ejo bigahinduka. Ushobora kuba uvukiye mu muryango ukize, ejo wa muryango ugakena. Nta kintu na kimwe gitanga garanti. Niyo mpamvu muri ubuzima usabwa kumuvinga. Ugomba guhindura ibihe. Uko ibihe bihindutse nawe ugomba guhindura dress. Kuko mu gihe i Kanani hari inzara, muri Egiputa hari ibyo kurya. Masekere Mosai. Mu gihe aho ngaho bitagenda hari ahandi bigenda. Mu gihe ibyo ngibyo bihomba hari ibindi byunguka. Mu gihe ibyo ngibyo bidashobotse hari ibindi bishobotse. Mu gihe aho ngaho batagukunda hari abandi bagukunda. Rebo sakara masaka. Hari igihe ukomeza wizirika ku bantu kandi barakuvuyeho kera.
kanaka n'inshuti yanjye, kanaka twarakundana, yaragutaye byararangiye, ariko ugakomeza umwizirikaho. No, hari igihe bigusaba kuhaguruka i Kanani ukajya muri Egiputa, hari igihe bigusaba kurekura inshuti za kera ugasenga Imana ikazana inshuti nshyashya mu buzima bwawe, hari igihe urekura ibya kera bitagifite icyo bimaze mu buzima bwawe kugira ngo Imana izane ibishyashya bishobora kugira icyo bikumarira. Niyo ntego y'amasengesho. Tugomba kumuvinga, tugomba kwimuka. Haleluya. Umugabo wawe n'umugore wawe Imana yabwiye ko muzatandukanywa n'urupfu. Iryo ni isezerano. Papa na mama wawe ni amaraso yawe, n'abana bawe n'abawe. Ariko ibindi muri ubuzima birahinduka. Ibindi muri ubuzima urarekura akazi bishya. Haleluya. Urimuka ukajya ahandi. Tugiye gusenga Imana. Yakobo yohereje abana ku nshuro, bahageze bahuye na Yosefu. Yosefu aramubwira atumva, arabimenyekanisha, arabibwira, arangije arababwira. Yosefu arababwira ngo kubagaburira muri wanyu Kanani bizangora, kubamara ubukene muri wanyu Kanani bizangora. Nimuhaguruke muze mu gihugu kirimo umugisha, nimuhaguruke muze aho mushobora kujya mugahaga, nimuhaguruke muze ku butaka bwiza buruta ubundi. Haleluya. Imana iguhagurukirize Yosefu uguhamagara akagukura i Kanani akakuzana muri Egiputa i Gosheni. Yosefu arabatumira, biravuga ngo Yakobo arahaguruka n'abana biwe bari 77 baramanuka bajya muri Egiputa. Bahindura ubuzima, bahindura icyerekezo. Igihe bari bageze muri Egiputa, nicyo gihe Yakobo yongeye gusubirana identite yiwe. Farawo aramutumije aramubaza ngo mbwira ufite imyaka ingahe? Ndamubwira ati imyaka yanjye yose ni y'uruzerero n'umuruho. Ariko biravuga ngo Yosefu afata se na bene se abajyana i Gosheni mu gihugu cy'Ramasesi ku butaka bwiza. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo abatuza ku butaka bw'umugisha, ngo ku butaka bwiza buruta ubundi. Wa muruho wose wari mu buzima bwa Yakobo uragenda, ya nzara yose iragenda, kwa guhangayika kose kuragenda, kwa kwirirwa bazenguruka bajyana agafuka, baza bikoreye, baza none bicana ahantu hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari amazi y'amatungo, ibibazo byose birarangira. Turasenga muri aya masengesho, Imana itwimure itujyana ahantu hari umugisha. Imana ituvana i Kanani hateye inzara, hateye ubutayu, hateye umwuma. Imana itujyana i Gosheni ahatoranijwe hari umugisha, hari ijisho ry'Imana, hari ukubaho kw'Imana, hari presence y'Imana, hahandi utaruha. Kugira ngo ubone ibyo kurya i Kanani yamaze gutera inzara uraruha. Iteka uhora umeze nk'umuntu uvomera mu rutete ahantu hatobotse. Iyo utuye mu nzu irimo umuvumo iteka ujya uko wasenze. Iyo utuye muri karitsiye iriho umuvumo, iriho ubukene, ubona ugera ku kintu ariko wakumbagaye hasi, waraye amajoro, wagenje gute. Turinginga Imana ngo itwimure ituvana aho hantu. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Uyu ni umunsi wa mbere, ariko reka twinginge Imana. Haleluya. Wikwicwa n'inzara Yakobo we. Erega reka nkubwire,
hari ahantu Imana iba yarashyize umugisha wawe utazi. Yakobo yarimo yicirwa n'inzara i Kanani, nyamara muri Egiputa umuhungu we yari premier ministre, ariko ntabyo yarazi. Yarimo abwirirwa akaburara, ariko hari ahantu Imana yarashyize umugisha wiwe, hari ahantu Imana yarateretse premier ministre urubyaro rwiwe, ibyo ntiyarabizi. Nta kintu cyari kumumenyesha keretse guhaguruka akava i Kanani akajya muri Egiputa. Kuko Yakobo yamenye ryari ko Yosefu akiriho, igihe yemeraga kurekura Benyamini ngo ajye muri Egiputa. Hari ibintu byinshi bitazigera bisohoka mu buzima bwawe igihe utarafata icyemezo gikomeye mu buzima bwawe cyo kugira ibyo urekura. Iyo Yakobo yanga kurekura umwana we Benyamini, ntabwo barigeze amenya ko Yosefu akiriho. Hari igihe ngombwa ko hari amahame urekura, hari principe urekura, hari ukwihagararaho urekura, hari amakode mu mutwe wawe urekura. Yakobo yarafite kode mu mutwe zimubwira ngo Yosefu yarapfuye, Benyamini nawe numwohereza nawe araza gupfa. Nibyo byari biri mu bitekerezo byiwe, nibyo byari biri mu mutwe wiwe. Bisobanuye iki? Igihe cyose yari kugumagaze kuri izi principe, yewe simpinduka, yewe ibyo navuze nuko biba biri, yewe ibyo navuze nibyo ngibyo, yari kuzapfa Kananishwe n'inzara. Ariko igihe yemeye akemera situwasiyo arimo, yemeye ko akenye, yemera ko ashonje, yemera ko adashobora kugaburira abana, yemera ko nta kundi guhitamo guhari, afata Benyamini aramurekura. Haleluya! Uyu mugoroba ugira ibyo wemera kurekura kugira ngo uhuzwe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uhuzwe n'umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Arekuye Benyamini ahageze, Yosefu amubonye, ibinezoneza biramurenga, ibigumbagumba mu bana byinshi, arengeje ababwira ngo ni jyewe Yosefu, mugende muzane data azabane nanjye, ntazongera kwicwa n'inzara, ntazongera guhangayika, ntazongera guhura n'ikibazo. Hari ibintu bibiri byabaye mu buzima bwa Yakobo. Yakobo yavukiye mu buzima bw'ubukire, ariko atagizemo uruhare, bwari ubukire bwa se. Mu minsi y'imbaraga zose za Yakobo, agerageza n'amaboko yiwe, nta kintu yigeze ageraho cyamuhinduriye ubuzima. Ariko Yakobo yasaziye mu bukire bw'ibwami n'ubundi, ariko ni bwari ubukire akoresheje amaboko yiwe, bwari ubukire bw'umwana wiwe. Haleluya! Ugomba kumenya neza yuko Imana ifite inzira icisha mu buzima bw'umuntu. Ahari gukora kwawe cyane sibyo bizaguhindura amateka. Ko Yakobo yarakoze araruha, ariko nta kintu yigeze ageraho mu buzima bwiwe. Ariko iteka yabaye umukire, iteka yabaye umunyamugisha, iteka yabaye umuntu uhambaye, bivuye kuri se, ubundi bivuye ku rubyaro. Ariko hagati mu buzima bwiwe yari umuruho gusa. Mu mibereho yiwe, mu mbaraga ziwe, mu majoro yiwe, mu bwenge bwiwe, mu kugerageza kwiwe, byari umuruho gusa. Ariko ubukire abonye mu buzima bwari mu rubyaro, bwari kwa se. Hari abandi batabona umugisha kwa se, ariko Imana ikabahera umugisha amaboko yabo. Hari abandi batabona umugisha kwa se, ariko Imana ikabahera umugisha mu bitekerezo byabo, mu bwenge bwabo, mu bikorwa byabo. Hari abandi Imana ihera mu rushako, hari abandi Imana ihera mu rubyaro. Ikintu ngusaba uyu mugoroba ni kimwe: senga Imana, ubwira Imana ngo Mana nyimura. Haleluya! Yakobo yahinduriwe ubuzima ari uko yimutse akava muri we akajya mu rubyaro, akajya mu nzira z'urubyaro, akajya aho urubyaro rumuhamagaye. Haleluya! Ubuzima bwe bwahindutse bwa mbere buba bubi igihe yimurwaga kwa se, asohotse kwa se agiye kwirwanaho. Ubuzima bwe bwongeye kuba bwiza asohotse mu kwirwanaho, yishiye mu maboko y'urubyaro rwiwe. Yosefu amuhindura umugisha. Sinzi aho umugisha wawe uri, sinzi aho umugisha Imana yawushyize, sinzi aho yawuhagaritse, sinzi aho yawuteretse, ariko icyo nzi cyo ni kimwe: ndakubwira ngo sohoka i Kanani hatsikamiye, hateshe umuriro n'ibibazo ubuzima bwawe, ujye aho Imana iguhamagarira, ujya hari umugisha. Ufite amakuru ya hari umugisha, ariko ntuzi uburyo ki wawubona. Icyo nakubwira ni kimwe: hari Yosefu Imana yaguteguriye aho hantu. Wowe icyo usabwa ni kimwe: senga Imana ikwimure, ikujyana hari umugisha wawe.
reka dusenga Imana. Zamura ijwi ryawe usenge, ubwire Imana ngo Mana, urazi kuva mvutse, urazi ibyo ncamo, urazi ibyo nyuramo, urazi urushako rwanjye, urazi ababyeyi banjye, urazi intambara mpura nazo everyday. Uzi buri kimwe Mana ku buzima bwanjye. Ndi imbere yawe iminsi 7 nkwinginga kugira ngo unyimure. Mvana ahangaha i Kanani hari heza kuri jye. I Kanani nari mpakunze. I Kanani nari mpafite inshuti, nari mpafite abavandimwe, nari mpafite ababyeyi. Hari byinshi byatumaga numva ntava i Kanani, ariko kubera iyi nzara no mu bukene n'ibi bibazo n'ubutaka butariho umugisha, ndakwinginga Mana yanjye, ndakwinginga Uwiteka Mana agakiza, ndakwinginga Mana y'imbaraga, ndakwinginga Mana y'imbabazi, nyimura unjyane i Gosheni, imura ubuzima bwanjye, imura umuryango wanjye, nyimura Mwami, nyimura muri ubu bushomeri, nyimura muri uku kudashaka, nyimura muri iyi nzara, nyimura muri uyu muvumo, nyimura muri izi ntambara Mwami, njyana aho wateguriye umugisha wanjye. Ndakwinginze unyimure Mwami. Senga Imana uyu mugoroba. Rebo shakarama sakarama. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Senga usaba ukuboko kw'Imana kukwimure, ukuboko kw'Imana kukwimure. Imuka muri icyo kirere usenga ntusubizwe. Imuka muri icyo kirere uhamagara Imana ntikwitabe. Imuka aho hantu utabaza ijuru rikaguma rikinze. Senga Imana ikwimure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ndakwinginze utwimure. Loves of God turi imbere yawe, abakunda Imana turi imbere yawe, ubwoko bwawe turi imbere yawe gakiza kacu. Uyu mugoroba utwimure Papa, uyu mugoroba utwimure Mana y'imbaraga, uyu mugoroba utwimure, iri joro utwimure, utujyana aho tubonera umugisha wawe, utujyana aho tubonera ubwiza bwawe, utujyana aho duhindurirwa amateka, utujyane Mwami aho ibyo watuvuzeho bisohora. Masekere Mosai, utwimure Jehova Shire. Umva gutaka no kurira kwacu, umva kwinginga no guhamagara kwacu. Ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe utwimure Jehova, utwimure Papa. Reka twimuke mu izina rya Yesu. Ba Yosefu bacu twaburanye nabo, hari ba Yosefu waturemeye twaburanye nabo, hari ba Yosefu umugisha mu buzima bwacu Mwami twaburanye nabo, ariko ndakwingiza uyu mugoroba, ndakwingiza iri joro ubakonekite n'ubuzima bwacu kugira ngo Mwami badutuze i Gosheni. Rebo shakarama sakarama mu izina rya Yesu Kristo. Twimure Mwami turi imbere yawe, turatakira izina ryawe, turaguhamagara, turaguhamagara Jehova, turaguhamagara Murengezi w'ubugingo. Umva kwinginga tukwinginga, umva guhamagara tuguhamagara, umva gutaka tugutakira uyu mugoroba, kugira ngo utwimure muri iki gihugu cy'inzara, utwimure kuri ubutaka bw'inzara, utwimure muri bitagenda neza, utwimure aho twaboneye imiruho, utwimure aho twazererereye, utwimure Mana, utujyane muri gakondo, utujyane i Gosheni, utujyane ahantu heza kuruta ahandi, utujyane aho duhinga bikera, aho tworora Mwami zikororoka, utujyane Mwami aho dukomerera, utujyane Mwami aho dushira agahinda n'umubabaro. Ndakwinginze Uwiteka, utwimurishe ukuboko kwawe n'imbabazi zawe. Urakoze Mana agakiza, urakoze Mana y'imbaraga. Umugisha abantu bose twabanye muri amasengesho, umugisha abadukurikiye,
ndakwereka iyi minsi itandatu isigaye imbere, ubane natwe, duhe imbaraga, duhe umwuka wawe, duhe ikiganza cyawe, dukomereshe imbabazi zawe, utuyobore mu ntambwe zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abaha umugisha. Morning Glory irakomeje mu gitondo hamwe na Kamariza, hanyuma amasengesho arakomeje ku manywa ndetse no ku mugoroba amasaha nk'aya ngaya. Mwakoze kuba imbere y'Imana, Imana ibaha umugisha, mugire ijoro ryiza. Bye bye, good night.